ni Imana ikwiriye kubahwa, ni Imana ikwiriye gukorerwa, ni Imana ikwiriye gutinywa, ni Imana ikwiriye kumenyekana, ni Imana ifite icyubahiro, izina ryayo riravugwa mu mahanga yose. Ikintu Yesu yakoze gikwiriye gutuma dukorera Imana dutinya, tunezerewe, duhina umushyitsi. Nimwumve igitambo, ni sacrifice, ni cost. Ikintu dukwiriye gutamba ni imibiri yacu, n'ubutunzi bwacu, n'umwanya wacu kubw'icyubahiro cya Yesu. Mbese icyubahiro cyanjye kiri, tugarure icyubahiro cy'Imana, tugarure igitinyiro cy'Imana. Bazatumenyera ku mbuto zacu, ntabwo bazatumenyera ku mazina y'amatorero, ntabwo bazatumenyera kuri ntibazatumenyera ku modoka dutwara, bazatumenyera ku mbuto zacu. Tugarure icyubahiro cy'Imana, tugarure igitinyiro cy'Imana. Umwami wacu turamuhagarariye, kandi umwami wacu Yesu araza vuba. Niba Imana yarakugiriye neza muri uyu mwaka, girira neza abandi bahimbaza Imana. Niba uyu munsi wa none Imana hari ibyo yagukoreye, korera Imana, ariko korera abandi. Servir Dieu, c'est servir les autres. Gukorera Imana ni ugukorera abandi. Abantu nibabona imirimo bazahimbaza Imana. Icyubahiro cyayo kigaruke mu mitima yanyu, dutamba ibitambo byera bishimwa, imibiri yacu n'ibyacu bihimbaza Imana. Turabaramukije mu izina rya Yesu, kandi tubifuriza umwaka mwiza. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe, nshimiye Imana yongeye kumpa guterana namwe hano muri Omega, kandi ndumva ntakiri umushyitsi, sinzongera no kubibwira cyane, ahubwo sinzi niba amaherezo mutazampa icumbi, kuko murantumira cyane kandi ndanabakunda cyane. Njya mbona n'abakristo banyu bajya banyandikira bakanyifuriza umwaka mushya muhire. Murumva nabaye umushumba tayari, ndabibona rwose. Ndashimira kandi umushumba wadutumiye ngo dusangire iki cyumweru kibanziriza uyu mwaka. Uko yabivuze niko biri muri gahunda yacu nk'abashumba. La première semaine aba ari igihe cyo gukingura ku mugaragaro insanganyamatsiko y'umwaka. Ntabwo ari kenshi rero umushumba yemera ko iryo jambo ritangizwa n'undi. Ndamushimira rero ko nyubaha bene ako kageni akemera ko nza gusangira namwe iyi nsanganyamatsiko y'umwaka. Kandi ndibwira ko uyu munsi ni introduction y'iriya nsanganyamatsiko, nzagaruka vuba kuko ari insanganyamatsiko ikomeye, kandi ni nayo nsanganyamatsiko y'itorero. Izina ry'Imana rikwiriye kubahwa mu mitima y'abizera, kuko itorero rihagarariye Imana mu isi, kandi itorero rihagarariye Imana mu isi ntiryubahisha Imana, riba ryatambikira inshingano yaryo. Ndabaha intashyo z'urugo rwanjye. Nazanye n'abana banjye b'abahungu 2. Muri hehe ngo namwe muramura ikiganza babamenye? Abahungu banjye nazanye 2, mwicahesha bajya bihisha. Ngabo Yesu abahumugisha, ndabashimira kumperekeza no kuza kumva ijambo ry'Imana mu kanwa k'umubyeyi. Ndagira ngo dusome rero tudatinze ibyanditswe byera. Malaki igice cya mbere n'umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 14. Malaki ibice 3, igice cya mbere umurongo wa 6 tugere ku murongo wa 14. Turasoma kandi no muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 tugere ku murongo w'8. Turaza no gusoma Zaburi igice cya mbere n'umurongo wa 11. Reka dusome ibyo byanditswe ari 3, ariko turavuga cyane muri Malaki ko ari intego y'ijambo ry'Imana y'umwaka riri. Umwana yubaha se, n'umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so, mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kirihe mwabatambye mwe basuzugura izina ryanjye? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti, izina ryawe twarisuzuguye dute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro, kandi iyo mutambye impumyi
mugira ngo ntacyo bitwaye. Niyo mutambye icumbagira n'irwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Noneho nimusabe imbabazi itubabarire, kuko ari mwe mu biduhesha. Ariko hari uwo muri mwe yakwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Icyampa hakagira uwo muri mwe ukinga inzugi, mukarorera gucanira ku gicaniro cyanjye ubusa. Simbishimira na hato, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Sinzemera n'ibyo mutuye. Uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, izina ryanjye rirakomeye mu banyamahanga, kandi abantu bose bazosereza izina ryanjye imibavu, bakantura amaturo aboneye, kuko izina ryanjye rikomeye mu banyamahanga, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ariko mwebwe murarisuzugura, kuko muvuga muti ameza y'Uwiteka arahumanye, kandi n'ibyo kurya byo kuri ayo meza ni ibinyagisuzuguriro. Kandi mujya muvuga muti uyu murimo urarushya ndetse murawinuba, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi muzana icyo munyaze ku maboko n'igicumbagira n'ikirwaye, ayo niyo maturo muntura. Mbese ibyo muzana bene ibyo nabyakira? Niko Uwiteka abaza. Ariko havumwe uriganya, ufite isekurume mu mukumbi we akayihiga, yajya guhigura Uwiteka akamuhigurira ifite inenge. Kandi kuko ndi umwami ukomeye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi izina ryanjye ni irinyagitinyiro mu banyamahanga. Amen. Reka dusome Yesaya 6. Mu mwaka Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri akayatwikiriza mu maso he, ayandi abiri yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga, abwira umugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka, aza aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, ari nkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuwe, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde? Ninde watugendera? Maze ndavuga nti, nijye, ba ari jye utuma. Amen. Zaburi ibice 2 n'umurongo waho wa 11 n'uwa 12. Ni ibice 2. Tafazari murambabarira, nari nohereje iyo ntuza, ariko ni ibice 2. Zaburi ibice 2 umurongo wa 11 n'uwa 12. Mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe, muhinde imishyitsi. Musome urya mwana kugira ngo atarakara, mukarimbukira mu nzira. Kuko umujinya we ukongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo umushumba yayobowe n'Imana gutegura kugira ngo tugarure icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu. Intego y'iri jambo iravuga ngo tugarure icyubahiro n'igitinyiro cy'Imana mu buzima bwa gikirisitu. Tugarure icyubahiro n'igitinyiro by'Imana mu buzima bwacu bwa gikirisitu. Ubuzima bwa gikirisitu bubahe? Buba mu itorero rya Kristo. Reka mbahe amateka mato, kuko intego bampaye ni intego ikomeye kuvuga, inanteye n'ubwoba kuyibabwira, kuko muri iyi minsi uko tugenda dusatira kugaruka kwa Yesu, niko Satani agenda abwira abantu ko kujya mu ijuru byoroshye.
kandi akanababwira ko ubuzima bwa gikirisito Imana iri feya. Ntabwo Imana iri feya. Imana ntabwo iri feya. Ndabivuga ntyo kuko nabonye hano hari urubyiruko rwinshi. Ubuzima bwa gikirisito ntabwo ari ubuzima simple, ntabwo ari ubuzima busanzwe, ntabwo ari routine, ntabwo ari ikintu kimenyerwa. Ni ubuzima bwitwa ubuzima bwo kwera kw'Imana. Haleluya. Kwera kw'Imana ku giti cyawe, kwera kw'Imana uri mu materaniro, no kwera kw'Imana uri hanze y'amateraniro. Nibwo buzima bwa gikirisito. Reka mbahe amateka matoya y'igitabo cya Malaki. Malaki niwe muhanuzi wa nyuma mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu igitabo cye aricyo giheruka isezerano rya kera. Malaki, izina rya Malaki mu Giheburayo ntabwo dufite amateka ye menshi, ariko risobanuye intumwa, messenger, malayika. Numvise umwana w'umushumba yambwiye ngo yitwa malayika, namubwiye nti witwa Malaki. Izina Malaki risobanura intumwa, messenger, messager, malayika. Uyu muhanuzi n'umuhanuzi tutabona amateka menshi muri we, ariko n'umuhanuzi wahanuye ryari, kugira ngo mwumve aho itorero rigeze. Niwe muhanuzi wa nyuma wahanuriye ubwoko bwa Israel. Abahanurira ryari? Hari igihe ki? Kuki abahanuriye? Abahanurira muri speech ziri muri ibi bice uko ari bitatu. Ndabararika kugira ngo n'ingaruka nzasange mwarasomye iki gitabo, kuko iki gitabo ntabwo umuntu yakibwiriza, ahubwo yakigisha. Naho Imana ivuga uko ireba ubwoko bwayo, nabo bagasubiza Imana uko babona Imana. Muranyumvise? Ni ikiganiro hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, uko Imana ibareba nabo uko bareba Imana. Kandi ni ikiganiro kiri hagati aho Imana igera igihe ikavuga ngo nimukinge insengero simbishimira. Uyu munsi insengero zirakizwe kubera iby'amategeko adusaba, kandi mukomere Imana amashyi muracyaterana. Mushima Imana n'ukuri rwose. Ariko Imana ubwayo ishobora no gukinga insengero, itabitewe n'amategeko n'ibyo tutujuje, ibitewe n'ibyaha bikorerwa mu rusengero, igashaka icyubahiro mu bwoko bwayo ikakibura. Muraza kubona uwo murongo ndawubasogongeza. Aya magambo umushumba n'amagambo akomeye, ubwo wanyubashye ngo nyavuge unyemerere mvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana ntabobera. Mwumve icyo Imana yavuze muri iki gitabo. Hano Malaki yahanuye ubwoko bwa Israeli bwari bumaze imyaka 70 mu bunyage. Ibyo murabisanga mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya, murabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Murasanga bari bamaze imyaka Imana yarabahaniye kubera ibyaha byabo bakoze. Irabahana yari yarababwiye ngo nimugire umwete wo kunyumvira nzabana namwe, ariko nimunshumuraho mukagira izindi mana, mukagira imyitwarire mibi itandukanye n'ijambo ryanjye, nzabatataniriza mu mahanga, abo nayirukanye imbere yanyu bazahinduka babatware, kandi bazabakoresha uburetwa muzababara. Batubashye ijambo ry'Imana, Imana ibajyana i Babuloni, ihana abatambyi, ihana abahanuzi, ihana abami b'Abisirayeli, ihana n'abana babo, ihana n'abuzukuru babo 70 mu gihano cy'Imana. Aya mateka aravuga ngo bageze i Babuloni batagiterana, kuko ntibari bemerewe guterana mu gihugu cy'amahanga. Mu nkunde rero, kandi nzagaruka vuba kuko iki nta wakigisha mu isaha imwe cyane, kandi nishaka nabyisabire. Ubu mfite umudendezo wo kuvuga ijambo ry'Imana, nta mategeko angenga, nta uzanyirukana mu itorero, nta umpemba. Ubu ndi muri retraite nakoreye Imana, irantunze iragahora ku ngoma. Hano muri iki gitabo Malaki, Imana imutuma baragarutse, bari baravuye i Babuloni basubira iwabo. Ku gihe icyo gihe basubiye iwabo, mbabwire batarasubirayo. Batarasubirayo bageze i Babuloni, muzasome Zaburi 137. Haravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, mwe kuhasoma mu nkurikire. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira, twibutse i Yerusalemu, kuko iwacu hari harasenyutse, inzu y'Imana barayisahuye, amarembo yarahiye. Ngo nuko aho batujyanyeho iminyago, ngo bakajya baza kudushakiraho indirimbo, bakavuga ngo mwaturirimbira indirimbo z'i Siyoni. Ngo natwe tukababwira ngo twaririmba dute turi mu gihugu cy'amahanga?
twahangara dute kuvuga Imana mu gihugu Imana itatwemereye? Ngo twari twaramanitse inanga zacu, Bibiliya barazibitse, imizingo yararangiye, abaririmbyi batakiririmba, inanga zaracicitse 70. Batangira guhimba indirimbo zo mu mutima z'amaganya, basenga babwira Imana ngo uzadusubiza mu rusengero iwacu ryari? Noneho abari bazi gusenga no gusoma Bibiliya bakavuga ngo erega ibi ngibi byatubayeho ntabwo ari Imana yabikoze, n'ibyaha by'abatambyi bacu, n'ibyaha by'abahanuzi bacu, n'ibyaha bya bene wacu, n'ibyaha by'ubwoko bwacu. Ntabwo Imana yatugiriye nabi, ahubwo yaduhanishije ko twanze kubaha no kumvira ijambo ry'Imana. Baririmba izi ndirimbo z'amaganya, ariko cyane mbatuye Zaburi 137. Umunsi umwe Imana irabumvira. Yari yarabwiye Yeremiya ngo kandi nibamara gutatana ntabwo nzabahezayo, nzongera kugirira ibambe, ngirira isezerano nasezeranye na Aburahamu, maze nzongera mbagarura iwabo, kandi nimbagezayo nzahabatuza, bazongera bature, bazongera bubake, bazongera basane, bazongera baririmbe, ibitambo bizongera, n'amaturo azaboneka, kuko niyo nahana umuntu nzongera kumugirira ibambe nagaruka angarukanye umutima. Baragaruka rero, bamaze kugaruka, icyambere baraje barubatse. Nehemiya yaragiye yubatse inkike, arazujuje mu minsi 52. Ezira araje nawe arubatse. Zerubabeli araje yubatse urusengero. Bamaze kubaka urusengero, Imana ikoresha umwami witwa Kuro, imusukaho umwuka wayo kandi ari umupagani. Imana yari yarabwiye Yesaya ngo igihe kimwe nzimika uwitwa Kuro, nubwo atigeze kumenya, niwe nzakoresha kugira ngo icyubahiro cyanjye kigaruke Yerusalemu. Imana yitabaye ikoresha bishaka n'abami n'abatayizi. Yitabaye yitabaza abo yaremye n'ibyo yaremye. Ni Imana y'inyamaboko kandi n'inyagitinyiro. Niyo mpamvu ikwiriye kubahwa, ikwiriwe no gutinywa. Imaze kumusukaho umwuka, aragenda abwira Abisirayeli ati rwose mugende mujye kubakira Imana yayo. Baragiye barubatse. Reka ngarukira. Bamaze kubaka rero, abatambyi batangira gutamba ibitambo, batangira kwigisha ijambo ry'Imana. Ariko rwose nabakunze pe, iyi ntego ni nziza, ni intego yo gusubiza icyubahiro cy'Imana mu itorero. Ni intego yo kongera gusubira kuri gakondo, yo kuvuga ngo ko twumva ijambo ry'Imana tukanarivuga, mbese turarikora. Ni intego nziza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo barubaka. Bamaze kubaka, basubizaho ubutambyi, basubizaho ubulewi, abalewi barakora, basubizaho korale ziraririmba, basubizaho na maskwaya zirahimba. Bwana sifiwe sana. Bamaze kubaka, batangira imirimo yabo yose. Ariko munyumve neza, ariko batangije iyo mirimo ntibayitangiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mukumva ko kana baratamba, ariko ntibatamba nk'uko igitabo cy'Abalewi kivuga. Baraturisha, ariko baturisha uburyo igitabo cy'Imana kitabivuga. Bibiliya Abisirayeli iravuga ngo hari igitabo kivuga uko abatambyi batamba. Hari amaturo ubwoko bwa Isirayeli bwaturaga uko agomba guturwa. Kandi hari uburyo iyo mirimo yakorwaga mu rusengero, ariko bigendanye n'ijambo ry'Imana. Mumbabarire nsa naho subira inyuma gatoya mbabwire. Numvise bavuga ngo worship. Buriya rero hari amagambo tutagira muri Bibiliya nako mu Kinyarwanda. Nk'ubu to worship ni iki? Mumfashe mu bivuge mu Kinyarwanda, mfasha. Ntabwo ari ukuramya. Worship nukubaha Imana. Muranyuma? To worship nija mumbabarire cyane. Ni ijambo riri mu magambo abiri mu Cyongereza, ariko mu Giheburayo ni worship. Iyo bavuga umuntu ngo he is worthy, nukuvuga ngo arakwiriye. Noneho rero worship niko gusenga. Nusoma mu butumwa bw'isuku bwanditswe na Yohana 4, hariya ku gice cya 4, umugore w'umusambanyi maraya yaganiriye na Yesu atazi Yesu, ariko uwo mugore yarazi kuworshipinga, yarazi gusenga. Amusabye amazi arayamwima. Yesu aramubwira ati ariko mwabaye muti uranyima amazi? Wampa amazi naguhaye ubugingo. Urati ugira isafuriya wayavoma umuti.
kwiri riba ari irya sogokuru Yakobo, mwe mukaba muri abayuda, twe tukaba turi abasamariya mutunena, hanyuma usaba amazi ute tudahuje. Ati kandi nkubwire, mwebwe iwanyu musengera kuri iriya misozi y'iwanyu Buyuda, natwe tugasengera kuri iyi misozi to worship. Yesu amaze kumukorera ikiganiro amubwirira ijambo rivuga ngo igihe kirageze. Umve worship, igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abasenga ni usoma mu cyonge, ubwo abasenga ntabwo ari to pray, ni to worship. Ubwo abubaha Imana bajya mu nzu yanjye bakwiriye kuyisengera mukuri, musubize, bakwiriye kuyisengera mukuri no mu mwuka. To worship ntabwo ari umugenzo wo kubanga umushumba atangije iteraniro, korale ya worship iraririmbye, batuye amaturo kuri momo no mu byibo, ahubwo abakora worship bakwiriye kuworshipinga mukuri kw'ijambo ry'Imana, bayobowe n'umwuka w'Imana, kugira ngo Imana yubahwe kandi itinywe, kuko ari Imana ikomeye mu mahanga yose, nta zina rikomeye nk'irya Yesu. Amen. Kari kanyuzemo. Reka rero tugere muri Maraki. Maraki Imana iramuhagurukije, iramutuma, iramubwira ngo nubwo nabagiriye neza nkabatoranya mu mahanga ngo bambere ubwoko, nubwo muri bo nabahinduye abatambyi, ariko uko mbabona mumbabarire murebe ahantu yahereye. Ahera ku murongo wa 6, niwo murongo ndi buvugeho ukomeye, ngo arababwira ngo harya umwana yubaha se, kuko mu gitabo cyo Kuva haravuga ngo wubahe so na nyoko. Ariko murarikunzira ijambo ry'Imana, nyabuneka muri kundi ndebe ko nava ahangaha amahoro. Mu Kuva haravuga ngo wubahe so na nyoko, kuko basenga bananutse, bagasenga babyibushye, bagasenga bambaye neza, bagasenga batanambaye neza, nta mpamvu yo kutajya mu nzu y'Imana. Umwana yubaha se, kandi n'umugaragu agatinya shebuja. Ni amagambo abiri, n'icyubahiro n'igitinyiro. Aravuga ngo none niba ndiso, iyo ni Imana. Ni bande bazi ko Imana ari se ngo baha Imana icyubahiro? Matayo 3, nimusenga mujya mugira muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe musubize rigenze rite, ryubahwe. Niba hari ikintu Imana irwana nacyo, ishaka, ikunda, ntabwo Imana ikunda amaturo yanyu. Imana ikunda icyubahiro cy'izina ryayo kurusha amafaranga yacu. Nimusoma muri iki gitabo cya Maraki igice cya mbere, murasanga izina ryayo rigaruka muri iriya mirongo. Ariko mwebwe mwasuzuguye izina ryanyu, ariko mwebwe nimwubashye izina ryanyu, ariko mwebwe nimwubashye izina ryanyu. Mu bintu Imana ikunda kandi reka ibikunde, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo itugarurire ubwiza twatakaje. Kandi ntabwo twari tubikwiriye, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Yatanze igiciro gikomeye kandi kizingira mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu twitwa abakristo, twitirirwa izina ry'umwami watuguze igiciro. Niyo mpamvu ntabwo ari fairness. Agakiza twahawe kishyuye igiciro gisumba ijuru n'isi. Agakiza twahawe kugira ngo jye nawe tubabo turibo twemerwe n'Imana, itwemere kuba data. Icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana. Automatically tuba duhindutse abana b'Imana. Ibi bibaye data. None niba umwana yubaha se, Imana akaba ari data wa twese kubwa Yesu, icyubahiro cyayo muri wowe kirihe? Kandi niba n'umugaragu, musome mu Gifaransa, ntabwo ari umugaragu, ntabwo ari serviteur, ni esclave. Esclave ni iki mu Kinyarwanda? Imbata. Niba imbata yaguzwe burundu,
ibona shebuja wayiguze kandi ikora ku manywa na nijoro, yamubona inatetemeka. Mbese igitinyiro, niba turi abagaragu b'Imana, ikaba databuja, ikaba our master, duhindura umushyitsi imbere y'Imana dute? Abayiramya, abaworshipinga, icyambere bamenye Imana ko ari inyagitinyiro. Ntabwo Imana ari meya, ntabwo Imana ari pastor, ntabwo Imana ari bishop, ntabwo Imana ari umudiyakoni, ntabwo Imana ari umwami wo ku isi ubaho none ejo agapfa. Imana ni Imana yihagi, iriho tudahari, tutanayisenze. Yesaya yabonye ingabo ziyisenga, tutanayituye ifite abazaba iburasirazuba b'abamaje bakayitura zahabu wowe utatuye. N'Imana itunze. Dawidi yaravuze ngo isi n'ibiyuzuye ni ibyawe, ndetse n'inka z'ibirarashyamba ni ibyayo. Iravuga ngo mbese niba hari n'amaturo nkeneye ntacyo nabasaba, kuko n'ibyo mufite si ibyanyu ni ibyanjye, ni ku Uwiteka avuga. Ni Imana ikwiriye kubahwa, kuko ubwacu turabayo n'ibyo dutunze ni ibyayo. Rero ntangazwa n'ukuntu dutura. Tugiye kujya hitorero, sinaje kuvuga amaturo, naje kuvuga icyubahiro cy'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Maraki araza aravuga niko mwibagiwe ko nabakunze. Nusoma igice cya mbere ukaza gusoma imirongo ibanza, iravuga ngo Imana irabacyurira bavuga ngo ko nabakunze nkabatoranya, ngahamagara sogokuru wanyu, nkamuha izina ryanjye, nkamuha amasezerano, ibyiza n'ibibi bigasohora. None ejo bundi mumaze imyaka 70 muraje mugezi iwacu iwanyu, mwubatse urusengero, mutangiye kuririmba, ariko mwibagiwe uwo ndiwe. Mutangiye kunkorera, mwajya kuntura mundebe hano, mukanzanira ibyamugaye, ibyo mwasaguye nibyo mushyira mu maturo yanjye. Mukare ku byanditswe byera bivuga ngo nujya gutura Imana ituro uzarebe your best, uzarebe ituro ryiza kurusha ayandi. Nimwumva ituro ryiza kurusha ayandi, ntimukanzanira amaturo y'ibyasagutse, ahubwo muzampe imbuto za mbere z'ibyo mwejeje. Mutari mwarya munzanira umuganura, kuko nijye wasutse imvura n'izuba mu byanyu. Mutari mwagurisha inka munzanira amashashi y'uburiza. Kandi no mu byo mubitse mu butungo bwanyu muzane kimwe mu 10 n'amaturo bishyitse. Tujya tubasaba icya 10 tukibagirwa kubabwira ko atari icya 10, ni icya 10 n'amaturo bishyitse. Bishyitse no kuri kw'Imana. Icyo cyaratunaniye. Imana yo mu ijuru tubabarire. Hariho n'abavunjira mu mufuka, hari n'abajya kubunja ibiceri ngo barebe ko bazatura chaque dimanche. Izo ni isagu, ntabwo ari amaturo. Uyu mugabo ababwira aya magambo, arababwira ngo niba umwana yubaha se, icyubahiro cyanjye kiri hehe muri mwe? Reka mbe mu isezerano rya kera aya magambo yabwirwaga abatambyi, priest. Ariko munyemerere musome Petero wa mbere ibice 2 n'umurongo wa 9. Tuje mu isezerano rishya. Urwa mbere rwa Petero ibice 2 n'umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebweho muri Kristo. Bwana sifiwe sana. Ko mutangikiriza. Ariko mwebweho abari muri Kristo Yesu. Muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaguze yaronse, kandi muri ubwoko bw'abatambyi, abantu Imana yakuye mu mwijima ikabazana mu mucyo w'itangaza. Ni itorero. Ntabwo tukiri abatambyi ba Mose na bene Aroni, ahubwo turi abatambyi kubera igitambo cya Yesu. Yesu amaze gutamba igitambo ku musaraba, hariya harakingutse, tubona access yo kujya ku Mana directement. Nta intervention y'umushumba, nta intervention ya bishop. Ntabwo ari twe tubahesha umugisha, mwaheshejwe umugisha nuko mwizeye Yesu, maze umuryango urakinguka, umuntu wari we wese arinjira. Abantu bari aha mwese muri abatambyi,
mukomere Yesu amashyi. Turi abatambyi, kandi turi abatambyi b'Imana ku bwa Yesu. Haleluya. Hari abantu bajya baza bakatubwira mushumba mpesha umugisha. Nibyo koko, ariko ubundi ntabwo ari guhesha umugisha. Sincèrement, bamenere simbabwiye ngo musuzugure umushumba. Nanjye mu nyubahe sincèrement, ariko ntibagacurika ibyanditswe ngo bageze igihe bajye babakora mu ruhanga nk'aba bavuzi b'amazina y'inka. Ntabwo ari cyo uhesha umugisha. Ahubwo naheshejwe umugisha igihe nizeraga nkihana ibyaha, nabonye akise injyana ku Mana, mpinduka umutambyi. Kandi uwo nizeye niwo wizeye, niwo wizeye, niwo wizeye, niwo wizeye. Ubu turi ubwoko bwera, abatambyi b'Imana, tubiheshejwe na Kristo. Ahabwa ikuzo, akwiriye kubahwa, akwiriye kubahwa bavandi, ntabwo akwiriye gusuzugurwa. Ijambo rya mbere nasomye ku murongo waho wa 9 niyo speech ya mbere. Niba umwana yubaha se, ni gute abacungujwe amaraso ya Yesu tutakubaha iyo Mana? Niba umugaragu atinya shebuja, amugomba icyubahiro. Tujye muri cya Kinyarwanda kirimo n'ikirundi, ibyo tukugomba kira ni ikirundi. Reka tugenda tubanga. Nduwiwe nawe ntabwo ari Ikinyarwanda, icyo ni ikirundi. Nduwe nawe ni uwanjye, ariko ikirundi nduwiwe nawe ni uwanjye, ariko mu Kinyarwanda nduwe, I'm his, he is mine. Mujye mukunda n'ururimi rwanyu ntimukavangavange. Niba umugaragu agomba shebuja icyubahiro n'igitinyiro, yanamureba akavuga ati uyu ni umbeshejeho, ubuzima bwanjye mbukesha wowe. Niki gituma abera baguzwe igiciro, bababariwe ibyaha, bagahabwa kwinjira mu Mana, uyu munsi wa none bakorera ibyaha imbere y'Imana, bakayiririmbira basambana, bakayibwiriza babeshya, bakabana bangana bari mu rusengero? Ntabwo bihesha Imana icyubahiro. Ubuzima bwacu ndagira ngo babwire turi abatambyi, ariko noneho dutamba ibihe bitambo ngo soze. Mu Baroma 12 n'umurongo wa 1, Pawulo abwira Abaroma ngo ndabingiye, haleluya, kubw'imbabazi z'Imana ngo mutangike, munsubize, mukunde ijambo ry'Imana, batajya babapfunyikira amazi, mutange imibiri yanyu ibiki pastor, ibi bitambo bizima, munsubize Solange, byera bishimwa nayo, niko kuyikorera kwanyu gukwiri. Niyo worship nzima, niyo true worship. Turi abatambyi, ibitambo dutamba. Ayiwe bari abantu bari kunyumva ko bari kurera, muranyumva? Ndumva nabasanga ngo mubyumve. Turi abatambyi ku bwa Yesu, ariko ibitambo dutamba ni ibihe? Icyambere, duha Imana imibiri yacu, duha Imana ubuzima bwacu, duha Imana ibikorwa byacu, duha Imana ingeso zacu, duha Imana imivugire yacu, duha Imana imikorere yacu, duha Imana ibikorwa byacu, ndetse na reaction tugira mu buzima tubihe Imana. Bibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kandi ibyo bitambo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Wenda abumva Icyongereza turaza kubiganira bisobanure neza. Niyo true worship. Hariya havuga mu Gifaransa aravuga ngo niyo culte. Culte ni aya materaniro, niko gusenga gukwiriye. Haleluya. Murabikunze? Ntibakajye bakunda kubapfunyikira amazi ngo babwira ngo iyo kuramya Imana ishaka. Reka nuyatega utazi kugirira neza abantu, ntabwo ari igitambo. Abandi ngo iyo baririmba bifashe barya, abandi ngo kereka bambaye ingutiya zigeza, abandi ngo kereka bakoma amashyi. Oya, mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bizima bishimwa, niyo worship. Reka mbaririmbire nk'umupentekote wa kera. None maso yanjye musubize, murayizi mwebwe muzi nduwiwe. Reka mbaririmbire za kera.
tujye tuvanga iza kera n'iza none. None maso yanjye ko mutansubiza ntayo muzi. None maso y'amasumbuko, nawe matwi y'amasumbuko, nawe munwa w'amasumbuko, maboko mubiri we, mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi niwe Yesu, kandi n'ibyaremwe n'imodoka y'amasumbuko n'abana be n'ibyo atunze n'amafaranga byose bishime uwankuye mu ngoyi. Amaso y'umuntu wakiriye Yesu areba neza. Akanwa k'uwakiriye Yesu gafite ibyo kavuga n'ibyo katavuga. Amaboko yacu afite ibyo akoraho n'ibyo adakoraho. Ibyo nibyo bitambo byera. Umuntu wakijijwe, umusore n'umukobwa bakijijwe, ntabwo bagenda bakorakorana ku mibiri yabo. Avuye kuririmba, avuye gusenga, aragenda akora ku mubiri wa Kristo. Hauna haya Abakorino baravuga ngo mbese ntora umubiri wanjye urusengero rwiza rwa Kristo nduhuze na maraya, mbese Imana yakwishimira indirimbo z'abasamba n'abaririmba? Mutange imibiri yacu. Amaso yacu, ibyanditswe biravuga ngo amaso yacu akebukeye kureba ku bibi, kandi akanwa kacu gakwiriye kuvuga ibihimbaza Imana. Sakanwa gatukana, sakanwa kazimura, sakanwa k'amatiku. Ntabwo twebwe tureba ku bindi, ahubwo tureba icyo Yesu yatubwiye kureba, tugakora ibyo Yesu yadutegetse gukora. Niyo mpamvu uyu mugabo yarababwiye ngo ibyo mukora ni bibi. Mwubatse urusengero ariko ukuntu mutamba. Biriya byose yavuze nzagarukaho ubutaha. Haravuga ngo n'ibipfuye n'izirwaye cyari igishushanyo cy'itorero ry'ejo. Aravuga ngo mbese nimuzi ko nubwo mutari kunyubaha, ariko izina ryanjye rizagera no mu mahanga yose, kandi ko mukwiriye kwerekana iryo zina abanyamahanga bakamenya ko ari mwe nabanje, ariko ko nzabageraho nabo ku bwa Yesu. Ntimugature ibitambo birwaye ngo mukanahangara ahantu hanyishe, ngo mugahangara ngo umuntu akajya kwiba. Musoma umurongo wa 14. Hambabaje umuntu akiba yarangiza akazana mu nzu y'Imana. Na Pastor Masumbuko wahumye rero mwayazana nkayarya. Sina haje ayo muzatura yose nzayarya. Ariko umva ko Imana ikugaye, ugahangara ukiba shobuja, wamara kumwibuka azana mu rusengero. Ndashima Imana yanyubakiye inzu. Ukibuka ariganya, warangiza wamara kubaka. Ndashima Imana yanyubakiye inzu. Naho uri igisambo, waribye, waracitinze. Nabonye hano muri abasirimu, rega muri abasirimu mushoje ibyangombwa. Mushoje ibyangombwa. Nibyo pe, mureba ahantu musengero kwa, mureba uko musa. Ugahangara ukiba, ukaba warayigiye Imana ngo Imana ni inkorera iki? Nzakora iki? Wamara guhiga rya turo ryagera mu maboko yawe ukavuga toya, rikabije kuba ritubutse ntaryo ntanga. Umuhigo waba warahizeho kugira ngo uwuhigure ukawugura inkweto. Imana iravuga ngo kubw'ibyo ndabasaba ko mukinga imiryango y'urusengero, kuko ntabwo nishimira ibyo mukora. Ntabwo Imana yishimira indirimbo, yishimira imitima y'abaririmba. Ntabwo Imana yishimira ko Masumbuko abwiriza, mbese abwiriza intego imutera kubwiriza ni iyi. Uzi ko hari naho bagutumira umuntu akabatereka wanze ushyire kuri momo. Wanze ushyire kuri momo. Ntabwo nyapfa. Hari umuntu nigeze numira nawe wazaza ko nakunze ijambo ry'Imana ati uzabanza wishyura ya naya, itike y'indege niyi, uzandaza mu hoteli niyi. Ntabwo nyapfa guhaguruka. Hari igitambo cy'umutambyi. My goodness. Mwahere ubuntu, mujya mutangira ubuntu. Uko niko dutamba ibitambo, ariko byubahisha Imana kandi bituma izina ryayo rihabwa icyubahiro. Reka nshe muri make mbabwire iri jambo. Icyubahiro cy'Imana kiri mu byanditswe byera. Haleluya. Imana ifite uko yubahwa, kandi kugira ngo uzayimenye ukwiriye kwiga ijambo ry'Imana ukarimenya. Kandi Imana ikwiriye gutinywa. Igitinyiro twasomye
muri Yesaya hari umuhanuzi witwaga Yesaya, yari amaze imyaka ahanura, ariko agahanurira Imana ikamubwira ngo genda ubwira ab'i Sidoni, akabivuga. Genda ubwira ab'i Tiro, akabivuga. Jya kubwira i Buyuda, akabivuga. Yari intumwa y'Imana, ariko yari atarabona Imana. Umunsi umwe ngo ajya mu rusengero nk'uko bisanzwe. Ntimugasiba amateraniro, hari umunsi uzaterana n'ibiteraniro special uhure n'Imana. Kandi nta wakubera mu rusengero ngo umunsi umwe Yesaya yinjira mu nzu y'Imana nk'uko bisanzwe, ngo ahagere ngo agiye kubonabona ibyo atigeze kubona, abona ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero, ngo abona abamarayika atigeze abona. Messenger, marayika, nagukunze sinzakwibagirwa, nawe uzabe marayika w'Imana. Ngo abona abamarayika bitwa abaserafi, ngo abona n'Imana naho areretswe, abona Imana ngo yicaye ku ntebe y'icyubahiro, ngo kandi intebe yayishizwe hejuru. Ngo abona abamarayika b'abakerubi n'abaserafi, ngo abona bamwe barasimbuka batwikira mu maso y'Imana, abandi batwikira ibirenge by'Imana, kuko kirazira kureba Imana, ntiwayireba wapfa. Ngo agira ngo ayirebe, ngo abona abamarayika bayitwikiriye icyubahiro, ngo umwotsi uracumba mu rusengero. Waragira ngo yumva ijwi ry'umwe, haleluya, ngo uwo muntu umwe aravuga n'ijwi rirenga, ndagira ngo mukundaho mwumve icyubahiro cy'Imana. Ngo aravuga ngo Uwiteka arera, ntabwo ari umweru, ni holiness. Bwana ni mutakatifu, umwami dukorera arera, 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 haleluya. Kandi ngo isi yose yuzuye icyubahiro cyayo. Ngo akimara kubyumva arireba. Niho ngiye gusoreza, mube honest, urebe mu mutima wawe, urera, urebe imivugire yawe, urera. Ndi kubwira amasumbuko, namwe mbabwira nyine. Ngo arangije arireba asanga ntiyera. Icyambere yabonye ko atera, ngo asanga afite iminwa yanduye. Niba hari ikiducumuza, Yakobo yaravuze ngo umuntu ukomeye ni umuntu uzi gutegeka akarimi ke. Yesu yaravuze ati aba bantu bampimbarisha akanwa, ariko imitima yabo imba kure. Umuntu ashobora kuvuga tuna kuabudu, raba sharataraba, basigaye bavuga n'indimi bahimbye zitari iz'Umwuka Wera. Nuko Imana ntabwo ikangwa n'amagambo masumbuko avuga, ikangwa n'umutima w'amasumbuko. Mu mutima havuga iki? Yesaya ngo aravuga ati mbonye ishyano, mbonye Imana kandi akarimi kanjye karanduye. Aha rero mushumba, ni iki cyatumye ngutinya? Urahangara ko murunze kubwira abantu aya magambo yo kubabwira ko banduye. Baranduye nyine. None se Yesaya ntiyabibonye agasanga aranduye? Genda ujya muri saro urebe ibyo uhavuganira n'umugore wawe n'abana bawe. Genda ujye kureba mu kazi uko wicara uvuga nabi shobuja. Tekereza ibintu uvuga kuri korari baririmbira hari, nubwo baririmba simba kundi, Imana ibambabare. Munabudu Mungu gani? Abasenga Imana, abaramya Imana bakwiriye kwezwa. True holiness. Ngo aravuga ati ndapfuye. Icyambere arihana, akanwa kanjye karanduye. Arebye n'iruhande rw'abantu ngo nturanye n'ubwoko dusangiye ibyaha. Ngo aragira bati none ngize umugisha, mbonye Imana iranyica. Ngo marayika araza aravuga ngo wafata ikara. Ikara ni ijambo, ni ijambo, ni umuriro. Ijambo ry'Imana ni umuriro. Ngo arikoza ahandi yavuze, ngo aramubwira ngo dore iri jambo riragukije. Ngo arangije ibyaha byawe urabitwikiriwe. Ngo aravuga ati haleluya kabisa. Ngo Imana iravuga ngo noneho ndatuma ninde watugendera, ninde wakora ikidiyakoni, ninde waba umushumba, ninde watanga umuhamagaro, ninde watura amaturo meza, ninde wakora ngo Yesaya aravuga ati here I am, noneho ndahari. Bari igihe utuma, umuntu utumwa n'uwababariwe ibyaha.
Dawidi yaravuze muri Zaburi ngo mukorere Uwiteka mugira muti mutinya munezerewe muhinda umushyitsi. Mumbabare nsoreza ngaha mundebera ariya magambo ntabwo ajyanye. Muri bariya bahungu banjye hari umwe ntekereza ko Imana imfashije yazaba pastor, simbimwifuriza, ariko njya mureba ngasanga arimo umuhamagaro. Tujya dukorana Bible study akanshalenjinga. Nimurebe Bible study hari mukorere Uwiteka mugira muti icya kabiri munezerewe, icya gatatu muhinda umushyitsi. Watinya ukananezerwa at the same time, warangiza ukanadagadwa. Byakunda se? Kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro dukwiriye kuyikorera tuzi ariyo, maze tukayitinya tukamenya ngo niyo yaremye ijuru n'isi, ibi dufite niyo yabiduhaye. Ishobora kubiduha nkuko yabitwara, ntabwo ibiduha kuko twabisabye. Iyaba Imana isubiza uko dusabye, mba mfite urusengero nkuru, ariko Imana yaramwe ngo ntabwo uzatangiza urusengero. Bazitangije dutashye mu Rwanda ndi umuntu muzima, ndeba pe, irambwira ngo Masumbu, dore idini uzasengeramo niri. Aha niho nkubiki niho uzankorera umurimo. Baratangira ndeba, barakomera ndeba, ndabana ikomana. Ubu nanjye mba nkomeye nka kanaka, ariko yo iguhamagaye ikurindiraho, iguhamagaye kandi irashaka gukora aho ishaka, irashaka gukora aho ishaka, kandi ukabikora nk'uko ishaka. Mukorera Uwiteka mutinya, kuko ni umwami, agaba uko ashaka, arakenesha agakenura, ashyira hejuru agacisha bugufi, atanga urubyaro agatera abantu kugumba. Aha bamwe kugira imodoka za Vewiti, nanjye akamuha V6 ishaje. Niko yabaye, uko yabishatse niko abikora. Mukorera Uwiteka mutinya, ntimukajya mwikompara n'abantu. Yambwira abana banjye ntimuzagira ibyago, muzagira ingorane. Hano dusekeye ibiceri, yabigusukaho utagira umwuka wera, wabimaze iki ko wasara? Ntimwabonye abantu Imana yahaye ibiceri bakava mu nzu y'Imana? Si bamwe muri twese muzarebe ikintu duha Imana, ibitambo duha Imana uyu munsi wa none n'utu dusaha tubiri two muri church, ariko ni masaha yose yashiriye kuri uyu. Uzarebe amasengesho usenga, nakubonye kandi buriya nerekwa rero nerekerwa mu ijambo ry'Imana. Muzarebe amasengesho dusenga twarushye tuvuye muri kakazi Imana yaduhaye, kadustreshi n'abadatabuja badukura umutima tukabatinya ntidutinya yaduhaye akazi, maze wataha kucyo Mwami Yesu Kristo ugacira inkonda. Wari wacira inkonda uri imbere ya computer, wari wasamira imbere muri ofisi yawe, uzi umwanya umara kugira ngo baguhembe miliyoni y'amanyarwanda, uzi ibitekerezo utekereza n'imbaraga utanga ku kazi kawe kagutunze, ariko imbere yaguhaye akazi usengaye abiri. Mwami ndagushimiye kuko, ariko waba ugize ibyago ukazamuka kanyarira ukajya na kizabonwa, ibintu byaba bihindutse, ukiyiriza ubusa amatakira ngo ariko prayer life yawe ntayo. Mukorera Uwiteka mutinya, kandi mujye munezerwa mugiye kumukorera, mwishime avec enthusiasme. Niba kubwira kuririmba, ririmba all your best. Nimuramya mujya muyiramya n'imbaraga zanyu, n'Imana ishaka ko tuyikorera tunezerewe, kandi nitunabikora dutyo duhinda umushyitsi, kuko Imana ni umukiza ariko ni n'umucamanza. Musomo urya mwana uwo ni Yesu, mumuhendahende kugira ngo atarakara, mugashirira mu nzira. Baratangiye ntibasoza kuko batubashye Imana. Reka mbasoreze, ndabona yasamwa mpaye irangiye, iravuga icyo Dawidi, ariko sinanice gahunda. Dawidi umunsi umwe, haleluya torero, muhimana icyubahiro, haleluya haleluya, yemwe abanyamasezerano, haleluya, abantu bavuganye n'Imana bazi kugira neza, haleluya. Dawidi Imana yigeze imuvuga hari umwana, iramuvuga ngo uzaba umwami wa Israeli.
Imana ariyo yavuze irasohoza. Imucisha mu makuba menshi iramurinda, imusubiza ku ntebe, imujyana ku ntebe. Amaze kwicara ari mu bisubizo, aricara ngo agera akaguru ku kandi. Niko abakire twicara. Kera ntabwo nari kugira akaguru ku kandi. Wakagerekaho nta nkweto irimo. Ntabwo twari tuzi gusokoza umusatsi ngo tuwushyiraho cyangwa nta nubwo twari tuzi gusiga make-up. Ntazabaga mu gihe cyacu, ntubizi se, nta make-up yabagaho n'ukuri kw'Imana. Mushimire Imana yatuzaniye make-up. Mushimire Imana yadusukuye. Mushimire Imana yatwuhagiye. Mushimire Imana yazanye amatapi. Mushimire Imana yaduhaye amashanyarazi. Mushimire Imana yaduhaye imodokari. Mushimire Imana yaduhaye igihugu. Mushimire Imana yahanze u Rwanda. Mushimire Imana yatumye u Rwanda rwongera rukaba u Rwanda nyuma ya jenoside. Muyishime ariko muyitinye. Icyubahiro cy'Imana kiboneke mu by'Imana yagukoreye. Dawidi amaze kubona cya cyubahiro ngo aricara agereka akaguru ku kandi. Warangije yibagirwa ijambo ry'Imana. Erega ibi mbabwira, iki gitabo cya Maraki kiravuga ngo nimugarukire Uwiteka, mugarure icyubahiro cy'Imana. Mwibuke Imana, mwibuke n'imirimo yayo. Mwibuke Imana yaduhaye Yesu, maze muyubahe muyitinye kandi muyikorere. Ngo aricara agereka akaguru ku kandi. Yica itegeko pastor. Babwira abagabo ati urugamba rwari rurangiye. Iyo urugamba rurangiye rero abantu niho batangira kuryana. Aho ku rugamba tuba dukundana, ukankavaringa nanjye nkagukavaringa. Rwarangira nk'abana ariko se kucya ndusha. Kucya ibi ngibi ari byo byabaye. Abantu barapfa udupariseri, barapfa utuzu, kandi twabaye mu mazu iyo twabohoje nayo bayadukuramo. Noneho Imana iduhereye umugisha ikaduha igihugu. Imanza za gatanya zirahari. Iby'ubuhutu n'ubututsi nta bikibaho, turi muri ndi umunyarwanda. Ariko iby'amafaranga abantu barahimukirana ku kazi, abantu barabesherana kandi bari mu rusengero. Dawidi ngo aricara yibagirwa ijambo ry'Imana. Ngo arangije ahamagara abagabo arababwira ati ndangije urugamba, ndashaka kureba abantu twatabaranye, ndebe n'Abisirayeli bashobora gutwara ingabo. Ndashaka kubabara ndebe abantu banjye, kandi mukore lisansima. Muhere Berisheba y'Ubuyuda, muzunguruke iki gihugu murebe abantu b'abasore n'abagabo batwaraga bashobora gutwara ingabo, maze mumbwire abanshigikiye. Ngo umuntu wari uzi ijambo ry'Imana ngo aramwegera ati niko abo bantu urababara n'abawe. Ubu rero muzi ko aba bantu ari abawe. Ntabwo ari abawe, ni aba Yesu. Aba bantu n'ubwoko bwaguzwe na Yesu, ntabwo ari abanjye. Ngo aramubwira ati nijye utanze itegeko babare. Yo abatariko nyakuba ntabwo bizakugwa neza. Ese uri mu ishyamba wavugaga ko ari abawe? Undatoya siyo yakubwiye ngo izabaguha, irabaguhaye urabayatsa. Undati oda siyo maombi, wenda ukahesabu watu. Ngo baragiye bakoze lisansi, barabazi, baraje bamuha ripoti. Uwo ari abashumba aho guha Yesu icyubahiro barakihaye. Aho kuvuga Yesu baravuga Liliose, aho kuvuga Yesu baravuga Masumbuko. Masumbuko ni umugaragu, Liliose ni umugaragu. Paulo aravuze ngo Petero ni wowe wabibye imbuto, nanjye ndazuhirira. Ariko Kristo ni wowe wazikujije, ni we nyiri itorero, akwiriye gushimwa. Ntabwo arabaka. Wamaze kubabara, mwumve konsekanse yo kutubaha ijambo ry'Imana. Bazarangije umuhanuzi arazamuga ati aba bantu wabaze Imana yababaye kuko ari abahaye atari abawe. None hitamo ibihano bitatu. Muze gituma dukwiriye gutinya Imana: irarokora, irahana. Ntugacurange yewe wamucuranze, iganze bicuranga bikora amabere y'abakobwa. Ninde wakuruze? Yewe Masumbuko we, uvuga ijambo ry'Imana n'akanwa n'ubutware bwinshi. Ntabwo ukwiriye gukizwa n'amagambo mabi ngo ubone ukuvuga amagambo y'Imana. Korera Imana uti biramubwira ngo kandi wihitamo ibihano bitatu. Aba bantu twabaze, Imana igiye kohereza inzara.
izamara imyaka 3 nta mvura igwa, maze tuzarebe ko hari uzatabara nawe batarashize. Icya kabiri, ugenda uhitamo baba yirukanye bose, igiye kuba kurira, ntabwo izongera kukubera ingabo igukingira, feva yayira kuvaho 3 mois bagutere wirwariza nabo bantu bawe ntahari. Wicyanyuma uhitamo indwara ya mugiga iraca muri iki gihugu iminsi 3, ndebe kuzasigara nabo wiratana. Mumbabarire mbabwire, hari icyaha yarakoze kibi kubara. Muzi icyo bivuze? Yarafashe icyubahiro cy'Imana agihindura iki? Yarafashe abantu Imana yiremeye muhaye yacunguye abahindura be. Korari yanjye, omega yanjye, yawe wakuye he? Warayibyaye wowe? Dutahaye omega yari hari. Ninde wagiye guhamagara? Masumbu ko wari umuzi? Yewe suri kukubwira ibi warunzi. Ariko Yesu yaranzanye, nawe arakuzana, none omega yaruzuye icyubahiro kibi cy'Imana ihamagara ikarira. Warangije Dawidi abura uko abigenza, naho nshaka ko turangiriza. Wagira cyo maboko imbere y'umuhanuzi n'Imana, imbere y'ijambo bati, nacumuye, nakoze iby'ubugoryi, nihaye icyubahiro, icyo wamaye nakigeretseho icyanjye, mbabarira. Abwira umuhanuzi ati, ndabizi Imana ndayizi. Kubw'iyo mpamvu nta babisha nshaka, nta n'inzara nshaka, nemeye kugwa mu biganza by'Imana. Uzi ibiganza by'Imana ni mugiga. Mugiga tinje mu biganza byayo. Inyicire aho kwicwa n'abayebusi, inyicire aho kwicwa na bene wabo wa Goliyati niciye igihangange, inyicire aho kwicwa. Yibutse ko yigeze asonza ajya gufunguza. Dawidi yigeze ajya gufunguza kwa Nabali, nabwo barabimwima. My friend, nimukajye mwibagirwa ko hari igihe twafunguje, mujya mwibuka uko hari n'igihe twafunguje, maze tubona uko dufungurira abantu kubw'icyubahiro cy'Imana. Warangira bati, ndi mu maboko yayo. Wakimara kwemera Uwiteka ahagarara mu kirere, akwiriye gutinya. Ngo abwira marayika murimbuza, aramubwira ati, manukana mugiga. Ngo mugigira manuka mu Isirayeli irabakubita. Mu masaha 6 hari hamaze gupfa abantu 1000 bitabarika. Mugigira bakindura, imaze kubica. Ngo Dawidi arangije abonye uko induru Berisheba, induru Yerusalemu, induru Shilo, ngo aragenda yirukanka, akuramo imyenda yisiga ivu, arirukanka agenda avuga ati, yewe Uwiteka we, ko ari igihe wakoze ibyaha, izi ntama n'aba bana b'intama urabahora iki? Bari jyewe wica n'umugore wanjye n'abana banjye, babarira ubu bwoko n'igihe wacumuye. Ngo akimara kuvuga iryo, Uwiteka aravuga ati, namubonye icyo nashakaga, ni umutima uciye bugufi, ni umutima wihana. Ngo abwira marayika ati, stop, hagarika. Ngo arahagarara. Ngo yahagaze ageze ku mbuga ya Arunoni, yarahagaze ku mbuga y'umugabo umwe w'umuyuda i Betelehemu. Ngo arangira bati, sha, Imana irambabariye, reka tuyitambire igitambo. Ngo wa mugabo yatinyaga umwami, aramubwira ati, ibiraha byose ni ibyawe, shaka mu byanjye utambe. Nimwumve igitambo ni sacrifice, ni cost. Ikintu dukwiriye gutamba ni imibiri yacu, n'ubutunzi bwacu, n'umwanya wacu kubw'icyubahiro cya Yesu. Warangira bati, urashaka ko nturi turo ritagize icyo rinsaba? Urashaka ko nturi turo ritagira icyo rinsaba? Ati, rorerere ngiye ngusabye aho ntambira n'amaturo ndashaka, Imana yampaye. Ngo aratamba. Bwana asifiwe sana. Mbese niba umwana yubaha se, Imana niba ari sura cyayubaha, uyubahisha ibyo ufite, uyubahisha amagambo yawe, uyubahisha ibyo ureba. Rubyiruko mundebe hano, nazanye bene wanyu, wabona ntakuye umugeni hano, wabwirwa n'iki? Muza hano murarabasha, mu bakobwa muzi izo telefone zanyu, umwanya muzimaraho murabuze. Masaha 3 zibso, ndabeshye, masaha 5 urarukana wireba filime, ariko nta nakanya ko gusoma ijambo ry'Imana, nta kanya ko gusenga, nta kanya ko kuririmba. Ntiwibuka naho nyakatuye
ubwo ndikubwira abanjye ntabwo ari abawe, ariko na Marika namubonye namubwiye. Ntibazi ba nyirasenge, ntibazi na ba nyirarume, ntibazi ba nyirabukwe, ariko telefone yadutwaye umwanya wa 24 hours muri telefone. Imana 2 minutes. Mbese icyubahiro cyanjye kiri, tugarure icyubahiro cy'Imana, tugarure igitinyiro cy'Imana. Niba abana batwubaha, twubaha yaduhaye Yesu, kandi dutamba ibitambo bishyitse, dutamba ibitambo bishyitse, imibiri yacu ihinduka ibitambo byera bizima. Nidusohoka no mu rusengero umuntu nakureba avuga ngo koko uyu ni umwana w'Imana. Mu kazi bajye baba bati koko uyu mukobwa ni umwana w'Imana, uriya mushumba ndamuzi n'umuntu w'Imana. Bazatumenyera ku mbuto zacu, ntabwo bazatumenyera ku mazina y'amatorero, bazatumenyera ntabwo bazatumenyera kuri ntibazatumenyera ku modoka dutwara, bazatumenyera ku mbuto zacu. Tugarura icyubahiro cy'Imana, tugarura igitinyiro cy'Imana. Umwami wacu turamuhagarariye, kandi umwami wacu Yesu araza vuba. Uyu mwaka twibwiza ukuri, koko hari icyubahiro cy'Imana mu mutima wanjye. Ibyo mvuga nibyo nkora. Ubu yenge navuze ariko mwe mwumvise. Mbese ibyo mvuga nge ndabikora, mbese ibyo wumva urabikora. Akazi k'umutambyi ni ukwigisha abantu no kubaha kuraje ngo ibyo abigishije babishyire mu bikorwa, kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Kuko izina ryayo rirakomeye mu banyamahanga, nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaze Imana so mu ijuru. Icyubahiro cy'Imana hano, icyubahiro cy'Imana mu rugo, icyubahiro cy'Imana mu kazi, icyubahiro cy'Imana muri public place. Aho tujya, umuntu yaherutse kumbwira atari ko urya muhungu n'uwawe ni n'uwanjye, na wa wundi n'uwawe n'uwanjye. Atari ko kariya gahungu gateye ubwoba. Mbese gateye ubwoba gate? Ati kambwiye ijambo ry'Imana ubwoba buranyica. Ndavuga nti amen. Burya ka gahungu kanjye gashobora guhamya ko Yesu ari umwami. Ubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro no mu nzu yanjye. Ni ukuri da, ni ukuri rwose. Mufata umwanya mwigisha abana banyu, mufata umwanya musenge, mwiha Imana akanya, muyiha umwanya, muha Imana amaturo, ibyo dutunze niyo yabiduhaye. Kandi muhaguruke mwerekane imirimo myiza hanze. Niba Imana yarakugiriye neza muri uyu mwaka, girira neza abandi bahimbaza Imana. Niba uyu munsi wa none Imana hari ibyo yagukoreye, korera Imana, ariko korera abandi. Servir Dieu c'est servir les autres. Gukorera Imana no gukorera abandi. Abantu nibabona imirimo bazahimbaza Imana. Imana itugarurira icyubahiro, icyubahiro cyayo kigaruke mu mitima yanyu. Dutamba ibitambo byera bishimwa, imibiri yacu n'ibyacu bihimbaza Imana. Muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana. Twibwize ukuri, tuyibwire ngo utubabarire, tubabarire, tumere nka Yesaya, tuyibwire ngo tubabarire. Turabanye iminwa yanduye, imibiri yacu ntabwo imeze neza, ibyacu ntibikubahisha. Ntabwo nakoze hirya mu maturo, nzahavuga nagarutse. Ntimugature Imana ngo muyiture ibimugaye, ejo Imana itazakinga urusengero kubera ibyaha byacu. Ahubwo twubahishe Imana kandi tuyitinye, tuyivuge, tuyikorere. Ni Imana ikwiriye kubahwa, ni Imana ikwiriye gukorerwa, ni Imana ikwiriye gutinywa, ni Imana ikwiriye kumenyekana, ni Imana ifite icyubahiro. Izina ryayo riravugwa mu mahanga yose. Ikintu Yesu yakoze gikwiriye gutuma dukorera Imana dutinya, tunezerewe, duhinda umushyitsi. Mushumba gira hino usengere ubwoko bw'Imana, kandi dutigere Imana amaboko, tuyibwire ngo uduhe kugarura icyubahiro cyawe mu buzima bwacu. Mana data, ni mu izina rya Yesu Kristo twakiriye ijambo ryawe. Ndagushimira umuntu wese wumva yakiriye ukuri kwawe. Ndagushimira Mwami ko ukuri kwawe iyo tukwakiriye niko tubohora. Mwami, ntitubohorwa na discipline, ntabwo tubohorwa n'imyitozo y'umubiri, ntabwo tubohorwa n'ingamba zitangira umwaka, tubohorwa n'ukuri. Utubwiye ukuri, shoboza abantu kukwemerera, shoboza unyumva wese kukwemerera ngo ibi byose Mwami bisina bikoze n'ibisimbikora n'ibi. Nshoboza Mana kukwemerera. Mana, dukize idini y'umunwa, dukize idini yo kwereka abantu ngo nanjye ndasenga, dukize idini yo kuvuga ngo nanjye ngira urusengero, dukize iyi dini, dukize imihango yo kuza mu kiliziya
yo kuza nta gahunda yo guhinduka, nta gahunda yo kwiha Imana, nta kintu dushaka kurekura kandi kugukurikira. Umukozi wawe aratubwiye ati ubukristo buraruhije. Mwami Imana, nta gahunda dufite yo guhinduka. Bidukize kandi tubabarire Mwami, aho twaririmbye, aho twakoze ubudiyakoni, aho twakoze Mwami protocol, aho twasenze, aho twabwirije, umutima udahari, ari umuhango, ari ibyacu, ari ibintu twikorera gusa ngo tubone twivana imbere y'abantu n'abo twaje guseriva. Turabyanze mu izina rya Yesu. Mwami Imana, tubabarire aho hose wakoze. Ndagusaba ngo uyu mwaka utangire utubona, kandi imbaraga zawe, za mbaraga zishoboza Mwami, ngo ni kubw'imbaraga, si kubw'imbaraga zacu, si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Mana, ndasenga ngo imbaraga z'umwuka wera zitahe ukwemerera wese. Mwami Imana ishobora byose, ndakwereka umuntu udafite agakiza aha hantu, ndakwereka umuntu utari wakingura umutima, akaba aza mu rusengero agasohoka, akaza mu rusengero buri gihe, ariko ntarahura nawe. Mwami wanjye, ndagusaba muri bwa buhanga bwawe uhure n'umuntu mutari mwahura. Mwami, ukingura umutima we, mubonane, umwiyereke nk'uko wiyeretse Yesaya, nyamara waramukoreshaga. Mwami, n'abakorera Imana twese wongere uhure natwe muri uyu mwaka, ndabigusaba. Urakoze. Mpera umugisha umukozi w'Imana, nawe umugire neza, n'abamuherekeje ubagire neza, byose bijye biba kubera icyubahiro cy'izina ryawe. Amen.